reka dutangire tugusuhuza wowe wahisemo gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi cano. Imana ibahe umugisha cyane aho muherereye ku mpande z'isi. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro tugutegurira. Ikaze muri cya kiganiro ibimenyetso by'ibihe. Iyo tuvuze ibimenyetso by'ibihe, ibyo bihe tuba dushatse kuvuga cyangwa se ibyo bimenyetso, mbese mu by'ukuri wumva iki? Tuba dushatse kuvuga iki? Ibimenyetso by'ibihe rero ni ibihe nyine by'iminsi y'imperuka, nk'uko Yesu yavuze ko niyenda kugaruka hari ibimenyetso bizabaho, aho yagiye avuga ko muzumva intambara, impuha z'intambara, ibishyitsi hirya no hino, ibyorezo, inzara, ubutumwa bwiza buzaba bwarakwiriye isi yose n'ibindi byinshi yavuze. Mu by'ukuri nawe ubwawe uri umuhamya, uri umugabo wo guhamya ibyo ubona ubu cyangwa se ibyo wabonye n'ibyo uzabona, ko Yesu arimo arakomanga agiye kugaruka. Ahubwo wowe ugeze he? Witegura umwami Yesu. Ngiye kubagezaho inkuru ebyiri. Umuririmbyi ati ibibi nta hantu wabihungira, ngo ibibi nta hantu wabihungira, niko umuririmbyi yaririmbye. Ubushize narababwiye ngo iyi si ntabwo isakaye, ntabwo wajya muri Europe uvuga ngo wenda niho mpungiye ibyago, naho haba ibyago. Ntiwajya muri Amerika uvuga ngo niho mpungiye ibyago, naho haba ibyago. Mu by'ukuri ibibi ntaho wabihungira, isi ntisakaye. Haba muri Amerika, haba muri Europe, haba muri Australia, haba muri Canada, haba muri Afurika, aho waba uri hose ibyago birahagera, ibyago bikugeraho. Rero Imana idufashe. Ushize narababwiye, nubwo icyo kiganiro hari abambajije ibibazo byinshi, ngo nzagaruke nsobanure icyo nashatse kuvuga. Aho nababwiye ngo umugisha w'umuntu uba ku muntu, ntabwo uba ahantu. Ushobora kujya ahantu uzi ngo ugiye guhura n'umugisha wawe, kandi ahubwo uwusize iyo uvuye. Icyo kiganiro nzakigarukaho, nzabibasobanura neza icyo nashatse kuvuga cyangwa se icyo nshaka kuvuga. Ubushize twabagejejeho ikiganiro cyari kiri kugaruka ku nkuru y'ibyabaye muri leta ya California, mu mujyi wa Los Angeles, umujyi wibasiwe n'inkongi y'umuriro hariya muri Amerika. Mu by'ukuri umuriro wabashije gukura abantu benshi cyane bashoboka mu byabo. Nyine byasize amateka atazibagirana, bawise ngo ni umuriro w'ikinyejana. Ariko Imana igakomeza no igaragaza ko ariyo yonyine iri hejuru y'ibintu byose. Kuri ubu rero, hejuru y'ibyo, twongeye kugaruka kuri iyi nkuru nanone yabaye ku itariki 30 muri uyu mwaka nyine w'ibihumbi 2025. ubwo ni nejo mu by'ukuri, aho ngo indege nk'uko muri kubona wenda muri aya mashusho turi bugende tubereka, aho indege ngo y'ubucuruzi yagonganye cyangwa se yagize ibyo bita collision na helicopter militaire cyangwa se kajugujugu ya gisirikari, bikaza rero kugongana. Habayeho urupfu rukomeye cyane ku bantu barenga 60, bahasiga ubuzima, ndetse bamwe baracyashakishwa imibiri yabo. Rero iyo ndege bavuga nyine ko yari irimo abantu bageze muri 64 bari muri iyo ndege nyine y'Amerika. Mu by'ukuri yari iri kwerekeza ahantu bita Wichita, Kansas. Rero mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane.
ariko bigaragaza nyine ko mu by'ukuri burya urupfu turarugendana. Iyi ni inkuru rero nyine iteye agahinda. Noneho ikintu gitangaje rero, iyo nkuru bavuga ko yari irimo abakire. Urumva ni indege ya komerisiyare y'ubucuruzi, yari irimo abakire, abasitari. Urumva ikintu gikomeje kugenda kigaragaza kibasira abantu b'abasitari, abantu bakomeye muri Amerika. Murabizi na hariya Los Angeles, ubwo iriya ville bavugaga ko ari ville yari irimo abakire ndetse irimo n'abasitari benshi, kubera ko murabizi niho hari n'ikigo gikora amafilimi bita Hollywood, n'abaririmbyi benshi, abahanzi bakomeye bari batuye muri uriya mujyi wa Los Angeles. Na n'ubu rero bari kuvuga ko iyi ndege y'ubucuruzi yari itwaye abakire, les commerçants, les riches, niko babivuze hano mu Gifaransa, ko yari itwaye abantu b'abakire ndetse hari n'abo babashije kugenda, abasitari bamwe na bamwe babashije kugenda bagarukaho bamansiyona bari mwiriya ndege. Rero bene data, ibi byose ni ibimenyetso by'ibihe. Ahari bari bagiye gutembera se, cyangwa se bari bafite ibindi bikorwa runaka bagiyemo bibyara inyungu, ariko bose babashije kuhasiga ubuzima, ntawarokotse. Urumva ko ari ibintu bitoroshye mu by'ukuri. Abantu benshi barapfa n'impfu zimeze gutyo, abandi bagakurwa mu byabo, badakuwe mu byabo n'amasasu gusa cyangwa intambara, ahubwo bakanakurwa mu byabo kubera changement climatique, kubera imyivumbagatanyo y'ikirere yabyaye ibintu utamenya, yabyaye imiriro se, yabyaye amazi n'ibindi, bigatuma abantu nyine bagenda bava mu byabo. Urumva ko atari ibintu mu by'ukuri byoroshye. Aha naho rero mu Faransa harimo havugwa inkuru nayo twagarutseho, turavuga ngo wow, ibi ni ibimenyetso by'ibihe. Umujyi umwe mu mijyi yo mu Bufaransa, aho bita Ile Vilaine, ngo la ville d'Oredon, n'uyu mujyi nyine, ngo aho abantu byibuze barenga 1000 babashije kwimurwa, bakuwe muri uriya mujyi. Kubera iki? Umujyi nk'uko muri kubibona wasazwe n'amazi, wuzuye amazi, araza ararengera ku buryo hari abantu bagiye wenda batanga ubuhamya, wenda nabereka utuvidewo tumwe na tumwe tw'abantu bagiye batanga ubuhamya, ibyo babonye, ibyo bavuze. Mbese ni ibintu bitangaje, ntabwo umuntu yabona uko yabona. Ngo umujyi wose ari umujyi utuwe wose, ngo wagiye muri bucece kubera kurengerwa n'amazi. Uyu ni umuturage. Hano nyine ari kuvuga ati mu by'ukuri ntabwo ibi ngibi nigeze mbibona, ubuzima nk'ubu ntabwo nigeze mbubamo, ibikoresho byanjye byose byapfuye, byangiritse. Reba, amazi yarengeye umujyi wose urengerwa n'ibyo bita inondation. Umujyi wose na quartier residentiel cyangwa zituwe zirarengerwa. Kandi mu by'ukuri ikintu gitangaje hano mu Bufaransa, ntabwo iki ngiki ari igihe mu by'ukuri cyo kugwa kw'imvura zimeze nk'izi. Nyine hano abapompiye bari kubwira abaturage ati ni mugomba gusohoka mukava mwayo mazu vuba, ngo cyangwa kuko nimujya mu ma etaje hejuru, ngo nta chance mufite z'uko mwongera kumanuka
kuko n'umuriro mu mwanya tugiye kuwukupa. Ngo ni ikintu rero gitoromatije gihahamura, ngo kubera ko mu myaka 50 ari kuvuga ko atuye hano mu Panda 50, ko mu myaka 50 atuye hano atigeze abona ibintu nk'ibi. Ngaho nawe ndebera, uyu ni umujyi wose umeze gutya kubera amazi. Bene data, ibi kandi barenzaho bakavuga ngo c'est pour le changement climatique. Ahatari intambara hari imiriro, ahatari imiriro hari imyuzure, hari amazi, ahatari amazi hari inzara, ahatari inzara hari ibyago runaka, hari ibyorezo, hari indwara zikomeye zidafite imiti. Ese ni iki dutegereje kugira ngo umwami wacu Yesu agaruke kujyana itorero? Bene data, ukwiriye dukwiriye kuba maso tukitegura, kuko byanze bikunze umwami wacu Yesu we ari gukomanga, ageze hafi, ageze bugufi. Iki ni igihe cyo kwegera Imana tugasenga, ni igihe cyo guca bugufi, ni igihe cyo gushaka mu maso y'Imana, ni igihe cyo kwinginga Imana kugira ngo ize iturengere. Naho ubundi udasenga we azahura n'ibibazo. Umuntu agiye kujya gusa atungwa nayo yasenze, umuntu agiye kujya gusa asigaranye ubwishingizi bumwe bw'uko ari mu maso. Iki ni igihe cyawe, ni igihe cyanjye. Si ubonye nk'ibi, ubonye imyuzure, wumvishe intambara, ubona amasasu, ubona abantu bongeye kwikorera uturago, kwikorera utuvarize n'ibindi bahunga, ese bikwibutsa iki? Ese wowe ubyitwara mwute? Ese wowe ni uwuhe mwanya uha Imana? Bene data, mes amis, iki ni igihe cyo kwegera Imana, iki ni igihe cyo kuva mu midamararo, ni igihe cyo kutajarajara, ugahamya kimwe, ugakomera ku Mana yawe wamenye, kuko mu gihe kizaza umuntu wese agiye kujya arengerwa n'Imana ye gusa. Imana yamenye nicyo kizagusova aho waba uri hose. Waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, waba uri muri Australia, waba uri muri Aziya, waba aho waba uri hose, waba uri muri Europe, waba uri muri Afrika, waba uri mu Rwanda, waba uri muri East Africa, aho waba uri hose, iyi message irakureba. Ne faut pas négliger ibyo wumva byose, kubera ko iki ni igihe cyawe, ni igihe Imana ibiguhaye, ugifite amatwi yo kumva ibintu nk'ibi, ugifite imiburo kugira ngo wiyegereze Imana. Nese aha ni mu Bufaransa, uriya mujyi mubonye umeze kuriya mwiza, amazi akaza neza mu mujyi wose, mu mazu y'ubucuruzi, mu baturage, mu mazu yo guturamo, ahantu hose, umujyi wose. Ibi ntabwo ari amakabyankuru, ibi ntabwo ari amakubyankuru, niko byagenze. Amazi yakwiriye umujyi wose na hahandi hashinzwe kwevakiwa amazi. Ubundi hano iyo bubaka imijyi, hari ukuntu bagenda basiga ahantu hazajya hafasha amazi kuba evakiwe, akamanuka ajya aho baragennye cyangwa mu nyanja. Noneho bagiye gutungurwa, reba nka hariya, basanga amazi naho hantu muri mwene aho hantu bateganije naho hari gupfupfunuka amazi azamuka, kandi ahubwo ari ahashinzwe kwevakiwa amazi. Rero urumva ko nta mikino, nta kujenjeka, ntabwo ari ibintu byoroshye. Dukwiye kuba maso. Umwami wacu Yesu Kristo ageze bugufi, agaruka kujyana itorero. Mukomere rero, mugire ibihe byiza. Abari mu bibazo ndabihanganishije, abafite ingorane zitari zimwe nimukomere. Yesu azaza, ariko kandi ataranaza haracyariho gutabarwa, haracyariho kugirirwa neza n'ijuru. Ijuru ryongerere kugarukeho, ryongerere kwibuke. Wowe rero unyumva, niba iki kiganiro wumvishe kigufashije, wumva hari icyo kikumariye, nyaboneka ntiwibagirwe kugiparitaja, ntiwibagirwe kugisangiza n'abandi n'abagenzi bawe, kugira ngo nabo babashe kugirirwa ubwo buntu bwo kumva imiburo nk'iyi nk'ubwo nawe wagiriwe. Rero Imana ibahe umugisha, Imana ibakomereza amaboko, Imana ibakomeze kugira muyigumeho, Imana ibahishurire birushijeho
ibyo ibashakaho, icyo ibifuzaho. Mugire amahoro rero, mukomere cyane. Amahoro y'umwami yayandi Yesu yavuze ngo mbahaye amahoro yanjye, ngo kandi ntabwo nyatanga nk'uko abisi bayatanga. Ayo ngayo niyo ngusabiye wowe unteze amatwi unyumva. Ayo ngayo niyo nkwifurije hamwe n'umuryango wawe. Yesu akomeze abaho umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Mwari kumwe nanjye Harerimana Felix. Twibagirwe gukora komenti utubwira cyangwa se utubaza, tuzagaruke tugusubiza. Ngaho nimugire amahoro y'Imana. Bye.